Mwiriwe neza, amazina nyine twa Teacher Jonas. So uyu munsi rero tugiye kureba ku bibazo bihangayikishije urubyiruko muri iyi minsi, bibaza ngo ni gute nabona amafaranga, ni gute nakora amafaranga, so ni gute nabyaza umusaruro ibi byose ndi kubona hano, nanjye nka umukire nkabona amafaranga. So iki kiganiro kirakureba wowe w'urubyiruko, wowe ukuze, wowe ushaka kugera ku iterambere nawe warigeze ko hari ntama za nyazo wigiramo zikakugirira akamaro. So amazina yanjye nitwa Mutabazi Jonas, channel yitwa Teacher Jonas. So reka dutangire, banza kandi subscribe, like na comment, sharing iyi video yawe, wandike igitekerezo muri comment kugira ngo YouTube ibone ko izi video zacu zifite inyongeragaciro, izihereze n'abandi bakunda ibintu nk'ibyo ukunda. Ndabakunda cyane, ni Teacher Jonas. Reka dutangire tutiranze mu magambo. So ikibazo cya mbere urubyiruko ruba rwibaza, ruvuga ati nta kazi gahari. Murabizi urubyiruko rwo muri iyi minsi ruravuga nta kazi gahari, kandi no ku rundi ruhande urebye ubona akazi karabaye gakeya, ko haje imbuga nkoranyambaga nyinshi, harimo ama AI software, so nyine harimo n'andi ma application agenda anoza umurimo. So ibyo rero bigatuma urubyiruko rutakibona akazi gakorwa n'amaboko. So nko kwandika, nko kuba wenda waba producer, ntago bigikenewe cyane ko haje ama software yandika akakwandikira iyo bita script. Wowe icyo ukora ufite igitekerezo cyawe wanyuze ugashyiramo urugero nka ChatGPT, Google Gemini, so n'izindi nyinshi cyane ama software yakwandikira. Aya ama software gukorera ama video. Urabona kera nyine warazaga wize film making, so amara kwiga film making nyine ukabona wenda nk'umu content creator, umuntu ukoresha social media, akaguha akazi. Ariko ntago bikiri ngombwa ko wakaza umuntu, usigaye wishakira igitekerezo cyawe, igitekerezo cya video ukagihereza ChatGPT ikakigukorera, indi ukagishyira mu yandi application, harimo nka InVideo ni application ukorera video. So ubwo urumva ko niba video yose irangiye uretse ya uploading ku rubuga rwawe, ubundi utangiye gukora amafaranga. Urumva ko ibintu byose byabaye iby'intuza nyine, byabaye by'ama software. Hari n'indi mirimo ikorwa yo hanze hano, imirimo wenda hari imirimo ikorwa yo hanze hano, nko wenda wajya muri leta ugasaba akazi bakaguha, ariko nabyo bisigaye bikorwa ugatanga intuza yawe isaba akazi, CV isaba akazi, wamara kwitanga ugategereza. So ubwo nta kazi ubonye, ubwo nyine uratuza. So ariko tugiye kuvuga ku rubyiruko ruvuga ko nta kazi gahari. Inshuti yanjye, muri iyi minsi 2025 tugiye kwinjira 2026, ikintu wakora nk'umuntu ushaka iterambere rye, ntuzategereze ko leta izaguha akazi. Nutegereza ko leta iguha akazi uzawe uhiye, wowe ikintu uzakora ihangira umurimo. Start your business owner, kora business yawe bwite, nta muntu muyifatanyije, ariko uzi kuba wakoreshwa nyine ukaba ukora ikigo runaka. We nta business yawe ufite, biragoye gutera imbere, biragoye cyane. Uzareba bano bantu bagiye bakira, bagiye bafite business zabo ku ruhande, ntabwo bakorera abandi, ariko nabo bagize ubwenge bwo kwikorera.
zari abakire bose ko batikorera. Ikintu cya mbere ugomba gukora, genda utekereze business yawe wakora, uyinonosore uyishyire mu bikorwa uyikore. So ushobora kwibaza ngo business wakora ni izihe? Ikiganiro n'iki kibaryohera cyangwa mwagikunze muzambwire mbakorere business nk'icumi wakora nyine ukazikorera online cyangwa se ukazikora gutyo mu baturage bisanzwe, ucuruza icyo bita kudandaza cyangwa se kugenda nyine trial. Ubwo wakora trial yo kugenda cyangwa se kudandaza cyangwa gucururiza kuri internet. So reka mbarabure wenda nka business wakora online, inkweto wazicururiza online, ibicuruzwa ibintu bya electronic wabicururiza online, so n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye wabicururiza online. Wowe icyo wakora, hari n'izindi mbuga bacururizaho, urubuga nka urubuga nka Fiverr, n'izindi mbuga nyinshi cyane wakorera. Urubuga nka Fiverr na Facebook Marketplace n'izindi nyinshi. So wowe icyo usabwa nukuba nyine ufite skills mu mutwe, ufite ubumenyi, ubundi wamara kugira ubumenyi ugatangira ugakora. So hari n'ubundi buryo wakoresha nyine ukagenda utera imbere gake gake. Ushobora kwibaza ngo ubwo buryo ni ubuhe? So tuzavugaho mu kiganiro cy'ubutaha, ariko reka nkubwire uburyo wenda indi topic ya gatatu nari mfite hano, topic ya kabiri nari mfite hano ni topic y'uburyo wabyaza inyungu amafaranga. Mwigire hano, abafite amafaranga n'abatayafite mucinga agatebe mwicare hano bigisha uburyo wabyaza inyungu amafaranga yawe. Unyumve neza hano witonze, tugiye kubyaza inyungu amafaranga. Ufite 10,000, ufite 30, ufite 20, ufite miliyoni, ufite 5,000,000, ufite 10,000,000 mpaka kuzamura na miliyari. Ariko ushaka kumenya ngo amafaranga yanjye ndayabyaza inyungu gute? Hari amafaranga makeya atagura ikibanza, ariko ndakubwira ku mafaranga yagura ikibanza. Amafaranga yagura ikibanza nka miliyoni zawe 2 cyangwa 3 cyangwa 10, fata amafaranga yawe ugenda uyagure ibibanza 3 ahantu wenda makeya, ubakemo inzu, nurangiza uzikorera amasuku ubundi witurize. Izo nzu mu minsi 3 cyangwa mu myaka 2 zizaba ziri kuguha amafaranga akubye ayo waguze icyo kibanza, ayo wahubakishije. Inyungu urumva izaba iriho. Fata amafaranga yawe yabike mu butaka. Ubutaka ni umutungo utimukanwa, kandi ni umutungo ugira inyungu, niyo wapfa usigira abandi bakawubamo. Ariko iyo ufashe amafaranga ukajyana kuri konti utatekereje neza,